ako kanya amaso yanjye akurwa kuri za miliyoni nyinshi zari zikikije intebe ya cyami, maze nita gusa ku bavuga ko ari abana b'umucyo n'abana b'ukuri. Ni ukuvuga ngo nubwo isi iriho miliyoni nyinshi z'abantu, abo bantu yabaye nk'ubakuyeho amaso, ahubwo amaso ayashyira kuri abandi bavuga yuko ari abana b'ukuri, ari abana b'umucyo. Ngo uko amazina yabo yahamagarwaga umwe umwe n'imirimo myiza yabo ikagaragazwa, mu maso habo harabagiranaga umucyo n'ibyishimo byera wasakaraga mu mpande zose. Ariko ibi birasa naho atari ibyo byaremereye umutima wanjye. Icyaremereye umutima we ni ikihe? Ngo ikindi gitabo cyarabumbuwe. Hari igitabo cya mbere n'ikindi gitabo cya kabiri. Ikindi gitabo cyarabumbuwe, cyari cyanditswemo ibyaha by'abavuga ko bizera ukuri. Cyanditswemo ibyaha by'abantu bavuga ko bizera ukuri. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wizera ukuri, ariko hakaba hari ibyaha akora, hakaba hari icyaha akora, ibyo byose biragenda bikagira igitabo byandikwamo. Icyo gitabo nicyo cyabumbuwe. Icyo gitabo cyari kirimo ibihe byaha. Ngo munsi y'umutwe w'amagambo munini witwa inarijye, munsi y'umutwe w'amagambo cyangwa se titire, yari titire ivuga ngo inarijye. Iyo titire munsi hakurikirwaho ibindi byaha byose. Ni ukuvuga ngo hejuru handitse umutwe w'amagambo ngo inarijye, kandi icyo ngo ni igitabo kirimo abantu bose bavuga ko bizera ukuri. Igihe hajyaga gusomwa ibyaha byabo, umutwe w'amagambo w'ibyo byaha hari handitse ngo inarijye, hakurikiragaho ibindi byaha byose. Hejuru ya buri gasubi k'ibyaha habaga hari umutwe w'amagambo yabyo. Munsi yabyo imbere ya buri zina hari handitswe ibyaha bito. Ngo munsi y'umutwe w'icyaha cyo kwifuza, munsi y'umutwe w'icyaha cyo kwifuza, ngo wahasangaga ibyaha by'uburiganya. Icyo ni icya mbere, kuko umuntu wese wifuza ntabwo byamugora kugira ngo ariganye kugira ngo agere ku cyo yifuza. Hariho icyaha cy'ubujura, hari icyaha cyo gutwara iby'abandi ku ngufu, hari icyaha cyitwa irari ry'iby'isi. Munsi y'umutwe w'icyaha cyo gushaka kuba hejuru y'abandi wahasangaga ibyaha by'ubwibone, wahasangaga ibyaha by'ubwibone. Hariho icyaha cyo gusesagura, kuko umuntu w'umwibone yakora ibishoboka byose kugira agaragare neza kuko ashaka isumbwe ku bandi. Yaba twari tuzi ko gusesagura ari icyaha. Munsi y'umutwe w'icyaha cyitwa ishari hazaga ibyaha by'ubugome, kuko nta handi ishari ribasha kugeza umuntu uretse icyaha cy'ubugome, ndetse no kuba yakora igishoboka cyose kugira ngo agire ibyo yagomwa abandi afitiye ishari. Hariho icyaha cy'ubugome, hariho icyaha cyitwa kwifuza iby'abandi, hariho icyaha cyitwa inzigo. Na n'uyu munsi hari umuntu ubitse icyaha cyitwa inzigo, hakaba hari ikintu cyamuhoye bamukoreye, icyo cyaha akakibika kugera na n'uyu munsi. Ni bangahe kugeza uyu munsi bafite ikintu bakorewe kimaze imyaka n'imyaka, icyo kintu kikaba cyarabaye inzigo, kugeza igihe nawe aho ari hose ajya kumva kiraje. Inzigo. Ngo hanyuma y'icyaha cyo kutirinda, cyari gihagarariye urutonde rurerure rw'ibyaha biteye ubwoba. Harimo ubuhehesi, harimo ubusambanyi, harimo kwiyegurira ibyifuzo bya kinyamaswa n'ibindi. Maze mbibonye cyo nuzurwa n'umubabaro utavugwa, nuko ndangije ndataka nti ninde ushobora gukizwa? J. White niko yatatse. Ninde uzahagarara adatsinzwe imbere y'Imana? Ni bande? Ni bande bambaye ibishyura bitariho ibizinga? Ni bande bagaragara mu maso y'Imana yera kandi itunganye badafite icyaha? Mu gihe uwera wari wicaye kuri ya ntebe yahinduraga urupapuro, agahindura impapuro za cya gitabo buhoro buhoro, amaso ye yari yerekeye kuri abo bantu, kandi mu maso he hasaga n'ahari gutwika ubugingo bwabo. Kandi ubwo nibwo buri jambo ryose na buri gikorwa cyose byo mu mibereho yabo byabanyuraga imbere
bigaragara neza nk'aho byandikishijwe inyuguti z'umuriro. Amagambo tuvuga ya buri munsi, ibyo dukora bya buri munsi, igihe kizagera noneho bigaragare nk'ibyandikishijwe inyuguti y'umuriro, aho bizaba bigaragara neza. Ngako kanya bafatwa no gutengurwa. Abavugaga ko bizera ukuri bafatwa no gutengurwa, no mu maso habo harasuhererwa. Bwa mbere ubwo bari bazengurutse ya ntebe basaga naho ntacyo bitayeho. Bwa mbere basaga naho ntacyo bitayeho, basaga naho nta kibazo. Ariko noneho ubu mbega uburyo bari bahindutse. Umutekano biyumvagamo wari wagiye. Mu mwanya wawo hari ubwoba bukomeye. Buri wese yatinyaga ko yaza kuba mu mugabane w'abari busanzwe badashyitse. Buri jisho ryari ryerekeye ku wicaye kuri ya ntebe, maze ubwo ijisho rikomeye kandi rigenzura imitima ryerekeraga kuri iyo mbaga, imitima myinshi iratengurwa, kuko buri wese ahise yicira urubanza nta n'ijambo riravugwa. Mu gahinda gakomeye buri wese yemera gukiranirwa kwe, kandi abona mu buryo bugaragara neza ko igihe yacumuraga yari arimo kwigizayo impano y'igiciro y'ubugingo buhoraho. Uyu munsi ntabwo wabibona, ariko icyo gihe uzabona neza yuko igihe cyose ugize igicumuro, igihe cyose ukoze icyaha, uba uri gusunikira ku ruhande impano y'ubugingo buhoraho twaherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Icyo gihe ngo nibwo babibonye. Ngo itsinda rimwe ryari ryaranditseho ko ari abananije abandi mu murimo. Byari ryanditseho ko ari abantu bananije abandi mu murimo. Umurimo w'Imana abandi bawikoreye ku bitugu ari bonyine. Ubaraza inshinga, barara badasinziriye, barara batekereza uburyo ukuri kwagera ku bandi, ariko we ntacyo bikubwiye. Ubwo ijisho rihunguranye ry'umucamanza byaberekeragaho, ibyaha byabo byo kutagira ibyo bitaho byarahishuwe uko byakabaye. N'iminwa ididimanga bemera ko bagambaniye icyizere kera bari bagiriwe. Bemera ko bagambaniye icyizere kera bari baragiriwe. Imana yatubikije ukuri gutangaje. Imana yatubikije umucyo utangaje. Imana yaduhaye ubutumwa bwiza bwo kugira ngo tubibwire amahanga yose. Ariko icyo cyizere Imana yatugiriye benshi twarakigambaniye. Ngo baraburiwe kandi bahabwa amahirwe, ariko ntibigeze babyitaho cyangwa ngo bikosore. Ariko ubu noneho babasha kwibonera uburyo bakeresheje cyane imbabazi z'Imana. Ni ukuri ntibigeze batura ibibi byabo, ahubwo nka cya giti cy'umutini baravumye kuko batigeze bera imbuto, kandi nuko batigeze bakoresha impano bahawe. Iri ni itsinda ry'abantu bashyize inarijye yabo imbere, bagakorera kwibonera inyungu zabo gusa. Ntabwo bari abatunzi ku Mana, ndetse ntibitaye ku byo Imana yabashakagaho. Nubwo bavugaga ko ari abagaragu ba Kristo, ntibigeze bamuzanira umuntu n'umwe. Iyaba umurimo w'Imana ari wo wari ushingiyeho, wari kuba waracogoye rwose, kuko ntibanze gutanga ibyo Imana yabatije gusa, ahubwo banze no kwitanga ubwabo. Ariko ubu noneho baribonera kandi basobanukiwe neza ko mu kwigira abantu ibindeba mu murimo w'Imana barimo kwishyira mu ruhande rubi. Bishyize ibumoso, bishyize mu mwanya w'ihene. Bari bafite uburyo n'amahirwe, ariko ntabwo bigeze bakora umurimo bari bakwiye gukora. Amazina yose y'abavuga ko bemera ukuri yaragaragajwe. Bamwe bacirwaho iteka bitewe no kutizera kwabo, naho abandi bazira ko babaye abagaragu b'imburamumaro. Babereye abari bari gukora mu ruzabibu rw'Uwiteka, barebereye abari bari gukora mu ruzabibu rw'Uwiteka, kandi batuma bikorera inshingano ziremereye cyane. Mu gihe bo bari bari gukorera guhaza inarijye yabo inyungu z'igihe gito, iyo baza kuba barakoresheje ubushishozi Imana yabahaye, bari kubasha kwikorera imitwaro nk'indahemuka bakorera umwami wabo. Umucamanza yaravuze ati, abantu bose bazatsindishirizwa kubwo kwizera, ariko bazacirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa byabo. Abantu bose bazatsindishirizwa kubwo kwizera nk'uko twabibonye, ariko bazacirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa byabo.
kuko abazacirwa urubanza isuzuma rubanza rigerana n'ubundi ku muntu wamaze gutsindishirizwa. Ntabwo imirimo rero ari imukiza, ahubwo yakiriye agakiza, igisigaye ni ukugira ngo asoze ako gakiza cye. Pawulo yaravuze ngo mubisohoze mutinya. Mbega ukuntu ugukerensa kwabo kwashyizwe ahagaragara mu buryo bweruye, kandi mbega ukuntu Imana yakoresheje ubwenge butangaje mu kugenera buri muntu wese umurimo kugira ngo akize bagenzi be. Buri wese yagombaga kugaragaza ukwizera kuzima mu muryango we ndetse no mu baturanyi be, akagaragariza impuhwe abakene, akita ku bari mu ngorane, akitangira kubwiriza ubutumwa, kandi agafasha umurimo w'Imana akoresheje ubutunzi bwe. Ariko nk'uko Merozi yavumye, umuvumo w'Imana wabagezeho bitewe n'ibyo birengagije gukora. Bikundiye gukora umurimo wabazaniraga inyungu nyinshi zo muri ubu buzima, bityo imbere y'amazina yabo mu gitabo cyo mu ijuru ahandikwa imirimo myiza, nta kintu cyari kihanditse, hari handitse 0. Amagambo yabwiye abo bantu, amagambo akomeye ngo mwapimwe ku gipimo musangwa mudashyitse, mwasuzuguye inshingano z'iby'umwuka kubera guhugira mu by'ubu buzima by'igihe gito. Mwasuzuguye inshingano z'iby'umwuka bitewe no guhugira mu by'ubu buzima by'igihe gito. Nyamara mu gihe imyanya y'ingenzi mwari mwarahawe byabasabaga ko mugira ubwenge n'ubushishozi birenze ibya kimuntu, ubu bwenge n'ubushishozi mwari munabikeneye kugira ngo mubashe gukora imirimo yanyu isanzwe, ariko ubwo mwirukanaga Imana n'ubwiza bwayo mu byo mukora, mwirukanye n'imigisha yayo. Nuko habazwa ikibazo ngo kuki mutamesha ibishura byanyu ngo mubyejeshe amaraso y'umwana w'intama? Kuko Imana itatumye umwana wo gucira abari mu isi y'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Urukundo nabakunze rwansabye kwiyanga kurenza uko umubyeyi abikorera umwana we. Nashakaga guhanagura ibyaha byawe, n'amagambo ya Kristo, nkaguhishurira, nkagushyira igikombe cy'agakiza ku munwa. Nicyo cyatumye mpfa urupfu rwo ku musaraba, nkikorera umuvumo w'ibyaha byawe, nihangana uburibwe bw'urupfu n'umwijima w'icuraburindi wo mu gituro, kugira ngo mpindure ubusa ufite ubutware bw'urupfu, maze mfungurire abo rwagize imbohe, mbugurire urugi rw'ubugingo buhoraho. Nemeye gukozwa isoni, nihanganira intimba, kuko nagukunze urukundo ruhoraho, kandi nifuzaga kugarura intama yahabiye kure muri paradizo y'Imana ku giti cy'ubugingo. Ariko ubwo buzima bw'umunezero natanzeho ikiguzi kingana gityo warabwanze. Gukozwa isoni, gushinjwa k'umunyabyaha, gushungerwa, ibyo byose narabikwikorereye, nyamara ntiwabihaye agaciro. Ibyiza n'amahirwe wazaniwe n'urupfu rwe ntiwigeze ubyishimira, ntiwigeze wemera gusangira imibabaro nawe. Bityo rero ntimushobora no gusangira ubwiza bwe. Nuko havugwa amagambo akomeye ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agume yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Nuko igitabo kirabumbwa, maze igishura cyari gitwikira uwicaye ku ntebe ya cyami kivanwaho, icyubahiro cy'umwana w'Imana kirahishukwa. Nuko ibyo nerekwaga birarangira, nongera kwibona nkiri mu isi. Nshimishwa cyane nuko umunsi w'Imana utaragera. Hari benshi yabonaga akabona yuko iyo uwo munsi uramuka wageze koko ibyabo byari kuba ari bibi, ngo yashimishijwe nuko uwo munsi utaragera, kandi ko tugihawe igihe cy'imbabazi ngo twitegure ibizahoraho iteka ryose. Imana ishimwe yuko turangije kuyasoma icyo gihe na n'ubundi kitaragera, ariko ibyo byose bibereho kugira ngo dutegure igihe cy'iteka ryose. Isuzume mwene data, nanjye nisuzume. Isuzume. Tugiye kwigana icyigisho kitubwira ngo urubanza. Tugiye kwigana amagambo icyigisho kitubwira urubanza. Nk'uko natangiye mbabwira, niba hari ikintu gitera ubwoba ni ikintu cyitwa urubanza, aho abagabo ubona ukabona bararize bataraburana. Umugabo akagera mu rubanza, yatekereza uko biri buze kugenda, yarangiza akarira amarira ataraburana.
abandi bakarwara ihungabana ku buryo babareba barangiza bakavuga ngo reka basubike urubanza, bazagaruka kuburana nyuma. Ni urubanza rwo mu isi, ni urubanza rwo mu isi rutari urubanza rugena iherezo ry'ubuzima bwawe bwose. Ni urubanza rwo mu isi bagukatira ngo ujye muri gereza ukayitoroka bigakunda. Ni urubanza rwo mu isi bagukatira bakavuga ngo aya mategeko araguhanye, igihe cyagera amategeko bakayakuraho maze nawe warangiza ugafungurwa kuko haje andi mategeko mashyashya. Ni urubanza rwo mu isi aho bishoboka yuko urwo rubanza warukwepa bigakunda. Igihe cyo kuburana cyagera ukiyahura, wakwiyahura urwo rubanza nturufesinge ntuhure narwo. Ariko turabwirwa ngo abantu benshi bazagenda babwira intare ngo wandya, intare izababwira ngo nanjye nabuze uwandya. Bazababwira imisozi ngo nibagweho, imisozi ngo nanjye nabuze uwangwaho. Nguko uko bizagenda. Ni urubanza umuntu atabona aho akwepera, aho abantu bose bari ku isi bazisanga muri urwo rubanza. Bazisanga imbere y'inyundo y'amategeko igiye kubacira urubanza, maze inyundo igakomwa bagaca umwanzuro w'urubanza rwawe n'urubanza rwanjye. Nibyo kugira ngo rero we gutekereza nk'ibintu byoroshye, ahubwo ubihereza agaciro kabyo. Urubanza mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, akagingo ka 55, Ellen White yaranditse ngo mu gitondo cya gatandatu ushize, mbere gato yuko nkanguka, neretswe ipica y'ibintu byantangaje. Nasaga n'uwakangutse ariko sinari ndi iwanjye. Ndebeye mu idirishya nashoboraga kwitegereza urugamba ruteye ubwoba, imibumbe minini yaka umuriro, amabombe cyangwa ku mazu, maze kuri iyo mibumbe hakajya havamo imyanda iteye ubwoba yerekera ku mpande zose. Ntibyashoboraga kuzimya inkongi z'imiriro zabaga zakongejwe, kandi kurimbuka kwakwiraga hose. Ibyo byateye abantu ihahamuka ritagira uko rivugwa. Ntera ko ndakanguka maze nsanga ndi wanjye, ngo mbona umubumbe munini waka umuriro uguye hagati y'amazu manini meza, ahera karagurumana. Numva umuntu avuga ati, twari tuzi ko ibihano by'Imana byagombaga kwisuka ku isi, ariko ntitwari tuzi ko ibyo byose bizabanguka bigeze aha ngaha. Twari tuzi yuko ibyo bizabaho, tubiririmba buri munsi, tubivuga buri munsi, rimwe tukabivuga tutarabitekerejeho, maze tukabigira iby'igihe gishize kera cyane. Ariko uwo munsi amajwi y'abantu benshi azumvikana avuga ngo twari tuzi ko bigomba kubaho, ariko ntabwo twari tuzi yuko bizihuta bene aka kageni. Ngo abandi nabo mu miniho y'abagiye gupfa, maze nabo bavuga bati, mwari mubizi kuki mutatuburiye? Twe ntabwo twari tubizi. Urubanza ngo urusaku ruzagera no ku mpera y'isi, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, azaburanya umuntu wese, naho abanyabyaha azabagabiza inkota. Ni Uwiteka avuga. Yeremiya 25:31. Ngo muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese uwo munsi w'Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima si umucyo. Ni nk'umuntu uhunze intare agahura n'idubu, cyangwa ugiye mu nzu akegamiza ukuboko ku rusika inzoka ikamurya. Hari uguhunga intare ugahura n'idubu yashonje, kandi idubu itanyaguza kuruta intare. Ni uguhunga ishyano rimwe ihura n'irindi. Uyu munsi nubwo imibabaro iri ku isi, abantu benshi bakaba bumva rwose isi irabarambiye, ariko uwo munsi kuvuga ngo imibabaro yo ku isi ntabwo yagereranywa n'umubabaro w'icyo gihe. Uyu mubabaro wo ku isi niba ari intare, umubabaro w'icyo gihe uzaba ari idubu. Ngo cyangwa se ngo ikigereranyo ngo ni nk'umuntu uvuye hanze ahunze akazuba, kuko akazuba kabaye kenshi, yagera mu nzu akegamiza ukuboko ku rusika inzoka ikamurya. Reba guhunga izuba warangiza ukisanganyiza inzoka, biteye ubwoba. Mbese umunsi w'Uwiteka ntuzaba ari umwijima atari umucyo, ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyerezi.
muri Amose 5:19 kugera 20. Pawulo igihe yitegerezaga iby'urubanza aravuga ngo erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uyu munsi umunyabyaha abasha gukora icyaha aseka, umunyabyaha abasha kwitwara uko ashaka akumva nta kibazo, ariko reka nkubwire, niba hari ikintu gikomeye ni ugusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Niba ushaka kubyumva neza, niba ushaka kumenya neza, soma iby'umwami Berushazari, ngo yabonye ikiganza cyandika ku rusika, ngo ako kanya amavi aba yarakomangana. Umwami warwanya intambara nyinshi, yarwanya urugamba rwinshi, ngo yari yanyweye inzoga yasinze cyane, ngo ariko ako kanya inzoga zimuvamo, kuvuyarara bimuvamo, maze amavi yarakomangana. Biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Uyu munsi waba ubiha agaciro gake, ubwirwa kwihanuka bigira ibintu biri aho binenego, ukumva yuko hari ntacyo bivuze. Ariko reka nkubwire, ntabwo ari ubutumwa bukura umutima, ni ubutumwa bw'ukuri bwanditswe mu byanditswe byera, yuko urubanza ruriho, urubanza ruri hafi, kandi biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Uwiteka. Pawulo aravuga ngo iyo mbwiriza abandi, mbabwiriza nanjye nibwira, kuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka. Ngo kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba urubanza ruri kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizamera rite? Ngo kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba hehe? Niba biruhije kugira umunyabyaha akizwe, ese utubaha Imana we none bizagenda bite? Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ntabwo urubanza rw'Imana nakubwira ngo ni ikintu cyoroshye kiri aho, oya, ni ikintu gikomeye kuruta uko ubitekereza. Abenshi bagize ahari iyi experience yo kugira ngo bisange mu rubanza hagati yabo n'Imana, barabizi. Abantu babonye ibicumuro byabo, babona uburyo bikoreye ibyaha byabo, babona barebana n'amaso y'Imana, n'ijisho ry'Imana ryanga icyaha urunuka. Abantu bifuje gupfa, abantu baravuga bati bikwiriye, ni iki cyankiza? Yaba navagaho nkipfira. Uwo bita Adamu igihe Imana yamugendereraga yamaze gukora icyaha, yatinye ko yambaye ubusa arangije arihisha. Ufite mu maso hakomeye kuruta Adamu. Niba bigoye ari ibintu bikomeye kugira umunyabyaha akizwe, ese amaherezo y'abatumvira ubutumwa bwiza bizagenda bite? Reka mbereke. Umuntu nubwo yaba ari umukiranutsi bingana bite, igihe kizagera azabona yuko gukizwa atari ikintu cyoroshye. Ntabwo gukizwa ari ikintu cyoroshye. Ni urugamba rukomeye, ni urugamba rukomeye, bisaba kugira ngo umuntu wese abashe kwereza agaciro kabyo. Kubera iki? Hari icyabagaho cyitwa umunsi w'impongano muri Isirayeli, ibyo turabizi. Uwo munsi w'impongano wabaga ukabera abantu babaga baratwaye ibyaha byo mu buturo bwera n'ubundi. Kujyana hari icyo gihe uwo munsi w'impongano wazaga, babaga ari abantu bihannye batwaye ibyaha byo mu buturo bwera. Ariko igihe uwo munsi w'impongano wabaga ugeze, wabaga ari umunsi wo kugira ngo buri muntu wese wagize amahirwe yo kugira umugisha ku Mana agahabwa imbabazi z'Imana, akaba yarihannye bigakunda, maze agakira iteka ryo gupfa. Icyo gihe cyabaga ari igihe nawe yabaga ngo anyinyiriwe cyane. Umugani ngo intwari iranyinyiriwe kubw'uwo munsi. Ngo mu munsi w'impongano byagendaga bite? Ngo mu muhango wagiraga icyo ushushanya wakorerwaga mu buturo bwera bwo mu isi, ababaga baje imbere y'Imana bafite kwicuza no kwihana, kandi ibyaha byabo bigashyirwa ku buturo bwera binyuze mu maraso y'igitambo gitambirwa ibyaha, abo bonyine nibo bungurwaga n'umurimo wo ku munsi w'impongano. Urubanza tugiye kwiga ntabwo ari urubanza rureba abanyabyaha bose muri rusange. Nubwo nabo hari urubanza rwabo, ni rwa rundi twavuze yuko urubanza rwabo ruhoraho. Urubanza rwabo ruhoraho, yuko ntabwo Imana ijya kuvuga ngo yakoze iki, yakoze iki, yakoze iki. Umuntu wese utarihanye ntabwo ibyo akora byiza n'ibibi bigiraho byandika. Ntabwo ariko bimera. Niko bimeze. Nibyo bitabo biri mu ijuru. Hari igitabo cy'urupfu, igitabo cy'ubugingo, n'igitabo cy'urwibutso. Rero uri mu gitabo cy'urupfu
ntabwo ajya mu gitabo cy'urwibutso kuko ibyo akora ntabwo byakwibukwa, ahubwo abari mu gitabo cy'ubugingo nibo nanone babasha kwisanga hari ibiri mu gitabo cy'urwibutso. Ibi ni byiza, niko bimeze. Muri icyo gihe rero ababaga baranyuze mu nzira yo kwihana ibyaha byabo binyuze mu buturo bwera, maze bakaza bakababarirwa bitewe n'igitambo n'impongano y'ibyaha byabo yatambwe. Muri ubwo buryo umunsi ukomeye wo guhongerera ubuheruka ndetse n'urubanza rw'igenzura, ibyitabwaho gusa ni iby'ubwoko bw'Imana. Ni abantu bagize umugisha, bakagira umugisha ku Uwiteka, bakabarirwa ibyaha byabo. Abo ngabo nibo bonyine uwo murimo uba ureba, umurimo wo kuvuga ngo iby'urubanza cyangwa isuzuma rubanza. Biratangaje, birateye akaga kuba iby'umuntu bitanitabwaho, hari uwo bititabwaho. Ibi muri igitabo cy'intambara ikomeye kuri paji 344 ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi, ngo ijambo ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Ibyitabwaho ku bwoko bw'Imana: ijambo ryose risohotse mu kanwa kawe, ijambo ryose uvuze ku munsi w'amateka rizagaruka imbere yawe. Ngo Umukiza nawe aravuga ati, amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Ibigambirirwa mu rwihisho biboneka mu gitabo kitabeshya, bya bindi umuntu yagambiriye atasohoje, akabigambirira mu byihisho ku buryo abantu batabona niba ari ibintu biteye uburakari, ngo ubwo burakari banabubone. Hari umugabo twari duturanye yagendaga yiburanya, hari n'undi nawe nabonaga mu isoko yagendaga afashe ari gutera amabombe y'amagerenade. N'umugabo ngo mu gihe cy'intambara yakoze ibyaha byinshi, niba ari byo byamukurikiyemo simbizi, ariko igihe kiragera arwara uburwayi bwo mu mutwe, kugeza n'uyu munsi agenda ari gutera amagerenade. Bya bindi rero byagambiriwe, ibyo ubasha kubireba, bya bindi byagambiriwe mu mutima ku buryo abantu batabibona. Hari abantu rwose ibyo agambiriye bita bigaragara, ukamubona azinze umunkanyari kandi nta n'umuntu barimo kuvugana. Ntabwo ari uko bimeze. Bya bindi abantu batarebye, ibyo byose byandikwa mu gitabo kitibeshya, kuko Imana izatangaza ibyari byarahishwe mu mwijima kandi ikagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Ngo dore ibyo byose biranditse imbere yanjye, sinzabyihorera. Ngo icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana, kikwandika ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ko ari icyo gukiranirwa. Mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma. Buri kinyoma cyose utera n'ubwo waba ugiteye useka. Benshi bakunda kubigiramo burage, agakubita ikinyoma kiri aho ngaho. Abana bigeze kutubeshya, hari abantu bazi kubeshya ukabona nibyo. Abana twiganaga baraza baratubeshya ishuri ryose, ngo perefe baramupfukamishije ngapfukamye mu kibuga cya basiketi, maze ishuri ryose turasohoka turagenda, turangije ahubwo aturuka inyuma yacu ati muvuye hehe? Tuti twari tuje kureba ko upfukamye. Ntabwo twabimubwiye, ariko hari abantu bazi kubeshya, bakabeshya basetsa, bakabeshya batebya. Ngo mu buhanga butangaje kandi butagereranywa, imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma. Cyaba ikinyoma gikorewe kugira ubone inyungu runaka, cyaba ikinyoma gikorewe kugira ngo muri icyo kinyoma ahari ugire ubundi buryo wafatwa cyangwa se usetsa abantu. Ibyo byose ni ibinyoma. Umurimo wose wo kwikanyiza, inshingano yose itujujwe ni icyaha cyose gikorerwa mu rwihisho. Inshingano yose utujuje ni icyaha cyose cyakorewe mu rwihisho. Ibyo byose biraza bikagenzurwa mu rubanza. Imiburo yoherezwa n'ijuru cyangwa se gucyaha kose kwirengagijwe, igihe cyapfushijwe ubusa. Niba hari ikintu gikomeye cyo kwitabwaho ni iki ngiki. Igihe abantu benshi bapfusha ubusa, abantu bakamara igihe kinini, nyamara akaba yashaka ikintu wakoze muri icyo gihe kikabura. Igihe cyakoreshejwe nabi, umuntu akagira igihe akagikoresha nibyo, akaba ari bizarre n'ibyo arimo, ariko akagikoresha ibidakwiriye.
n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacu. Ni ugusaba Imana kugira ngo ikwigishe uko ukwiye gukora igihe cyawe. Abantu umva, ubasha no gukora ikintu kidafite icyo gitwaye, ariko kuko ugikoze mu gihe kitari icyacyo kikakubera icyaha. Imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye byose byandikwa n'umumarayika. Ngo ukwikanyiza guhishwe abantu bagira gushyirwa ahagaragara mu bitabo byo mu ijuru. Umuntu akaba yikanyiza rwose, yigize akaraha kajya he, ntabwo abasha guca mu bandi. Ibyo byose byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Muri byo handitswe inshingano umuntu atasohoje yagombaga gukorerwa bagenzi be. Ibyo utasohoje wowe akagombye kubikorera bagenzi bawe, ndetse no kwirengagiza ibyo umukiza asaba. Ukumva ijwi mu mutima rikubwira, ariko warangiza ukabishyira ku ruhande ukabyirengagiza. Bazahabonera uburyo kenshi beguriye Satani igihe cyabo. Ibitekerezo n'imbaraga byagombye gukoresherezwa Kristo byaraje byegurirwa Satani. Igihe cyacu twacyeguriye Satani. Ibitekerezo byacu tubishyira mu bintu bidafututse bidakwiriye, ngaho aho umuntu abasha kumara umunsi wose icyo ari gutekereza ni ikihe? Ni amafilime, n'imipira, abareba imipira, ni ibintu by'isi gusa baje barangije bashyira mu bitekerezo byabo, bituma Kristo abura umwanya. Ngo ibiberekeyeho abamarayika bandika mu ijuru biteye agahinda. Abantu bafite ubwenge, abavuga ko ari abayoboke ba Kristo, batwawe imitima no kwiguza ubutunzi bw'isi cyangwa kwishimira ibinezeza by'isi. Abantu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo, umutima wabo ntabwo utuje, agatima gahora karehareha, icyo batekerezaho kuruta ibindi ni ubutunzi bw'iby'isi. Bameze nka mutunzi waje akagira plani y'igihe kizaza. Plani y'igihe kizaza ntabwo ari mbi, ariko si yo plani y'igihe kizaza ibyo Uwiteka byajemo. Reka mbabwire, ibintu yakoze n'ibintu yavuze ubasha kubigenzura ukumva nta n'icyaha kirimo. Ngo yaravuze ngo ibintu byinshi maze kubigwiza, dore narahunitse ibigega byanjye biruzuye. Noneho iginkwiriye ni iki? Ngiye gusenya ibi bigega nubaka ahantu hanini, maze nongere nubake nagura ibigega byanjye, maze mbwire umutima wanjye nti umva mutima wanjye, baho noneho unezerewe nta kibazo ufite. Ni imishinga y'igihe kizaza yari afite, ariko ijuru ribumuramo umushinga w'ibijyanye n'iby'ijuru. Ko ufite imishinga myinshi, ukagira imishinga myinshi yo kugeraho ku isi, ukaba mu bitekerezo byawe ubitekereze bikakuraza inshinga. Ese ni kangahe n'iby'ijuru bikuraza inshinga? Wabuze amafaranga y'ishuri y'abana urara udasinziye. Ni ryari urara udasinziye ku bw'icyaha wakoze n'umutima udatuje imbere y'Imana? Maze twakumva ngo abantu beguriye ibitekerezo byabo ku by'isi no gushaka iby'inyungu by'isi, maze twarangiza tumenye uko bigenda. Ngo muri byo handitswe inshingano umuntu atashoje yagombaga gukorerwa abandi, ngo bazabonera uburyo. Ngo benshi beguriye Satani igihe cyabo. Nari mbuze aho nari ngeze. Abantu bafite ubwenge bavuga ko ari abayoboke ba Kristo, batwawe imitima no kwigwizaho ubutunzi bw'iby'isi cyangwa kwishimira ibinezeza by'isi. Amafaranga n'igihe byeguriwe kwiyerekana no kwishimisha, ariko agahe gato gusa. Ntabwo babuze igihe batanga. Ahari n'uyu munsi ubasha kuba watanze igihe. Ibyo biri muri ako gahe gato barimo kuvuga. Ngo ariko agahe gato gusa niko bagenera gusenga. Ibaze kuvuga ngo uzasenga ku munsi w'isabato, aba uwo munsi gusa uzabana n'Imana. Ntabwo ubasha gufite umwanya wo kwiga ibyanditswe byera ngo ubashe kuhamara igihe koko gishoboka cyose. Agahe gato gusa. Ntabwo babuze agahe ko gusenga, kuko buri muntu wese burya wanyuze mu irembo, ako gatima k'igihe kiragera kagakubita, ako gatima kagakubita, ariko agafata agahe gato gusa. Ngo ni uko bagenera umwanya wo gusenga. Ngo abo bantu basenga ubundi by'amajyejuru, nabo barangiza bakabona ibisubizo by'amajyejuru. Ni ibisubizo rimwe na rimwe biba bitanavuye ku Mana, ahubwo nibyo biha. Arasenga agahaguruka nk'uwasenze nyamara atasenze.
mu gitabo cy'uburezi, ngo abenshi barapfukama bakahaguruka ngo kandi marayika yaraje no kubahereza umugisha agasanga bavuye. Amafaranga, igihe n'imbaraga byeguriwe kwiyerekana no kwishimisha, ariko agahe gato gusa niko bagenera gusenga, kwiga ibyanditswe byera, kwicisha bugufi mu mitima, ndetse no kwatura ibyaha bakora. Ubundi igihe kigera byibuze ukavuga uti reka nige nsenge, noneho nicishe bugufi, none n'igihe cyo kugira ngo umuntu yature ibyaha, haba ibyaturirwa Imana n'abantu. Ahari igihe kikagera ukabitekereza, ugatekereza ubuhemu bw'umutima wawe, ugatekereza abo wahemukiye n'uburyo ibyo byabateye ibikomere. Abantu twibereye tubaho nk'abantu mbese bamenyereye, bafunze mu maso, bafite amaso hakakaye cyane, ku buryo rwose ibyo ntacyo bidukoraho ku mutima. Mbega uko bikomeye gutekereza ko uko umunsi uhita mu buzima bwacu ugira ibyo wongera ku byandikwa muri twe mu bitabo byo mu ijuru. Amagambo tuvuga n'ibyo dukora bitabasha no kwibukwa. Rya jambo wavuze cyangwa igikorwa wakoze wowe utazibuka. Amagambo tuvuga n'ibyo dukora bitabasha kwibukwa. Abamarayika bandika ibyiza n'ibibi. Nta ntwari ikomeye yo ku isi yabasha kugarura nibura iby'umunsi umwe. Ibikorwa byacu, amagambo yacu, ndetse n'ibyo tugambirira bihishwe kure cyane, byose bifite uburemere bwabyo mu kugena iherezo ryacu, ryaba ryiza cyangwa umuvumo. Bona naho twe twabyibagirwa, ariko bizatanga ubuhamya bwo kuturengera cyangwa kuduciraho iteka. Arangije ngo iyaba byashobokaga ko igishura gitandukanye isi iboneshwa amaso n'itagaragarira amaso y'umuntu kizingwa. Icyampa uyu munsi icyo gishura kigakurwaho. Icyampa uyu munsi uwo mwenda ugakurwa, iyo nyegamo ikavaho. Ibya Mose ntibikomeze gusomwa, nawe umeze nka ba Bayuda ya nyegamo ikiriho. Icyampa icyo gishura kikazingwa, ngo maze abana b'abantu bakabona umumarayika yandika ijambo ryose n'igikorwa cyose bazongera guhurira nacyo mu rubanza. Ni amagambo angahe avugwa buri munsi yacecekwa, kandi n'ibikorwa bingahe bitakorwa. Icyampa uwo mwenda uyu munsi ugakurwaho. Mwuka w'Imana ariteguye niba ubishaka. Ellen White yaranditse ngo ubu turi mu gihe cy'umunsi ukomeye w'impongano. Mu gihe cy'imihango yo ku munsi w'impongano wakorwaga mu buturo bwera bwo mu isi, iyo umutambyi yabaga ari guhongera ubwoko bw'Abisirayeli, bose basabwaga kubabaza imitima yabo babinyujije mu kwihana ibyaha no kwicisha bugufi imbere y'Umwami Imana, kandi uwabaga atabikoze yacibwaga mu bwoko bwe. Uwabaga atabikoze yakurwaga mu bwoko bwe. Uyu munsi naho birasohora rwose. Uyu munsi abantu bakurwa mu bwoko bw'Imana, nyamara ntibabimenye, bakazisanga bamaze kunga ubumwe n'isi. Ikizabibereka kikababera ikimenyetso ni uko bazisanga cya kindi cya mbere cyarabuze, umusabanyoni na Kristo warabuze, ahubwo imibereho y'ab'isi n'uko isi imeze byaraje birahura biba amahwe. Dusigaye turi abakristo ku izina gusa. Abantu batababazaga imitima yabo bakurwaga mu bwoko bw'Imana. Mu buryo nk'ubwo muri iyi minsi mike isigaye igihe cy'imbabazi, abantu bose bifuza ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo bakwiriye kwibabariza imbere y'Imana, batewe agahinda n'icyaha kandi bafite kwihana nyakuri. None ngo ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro. Yavuye mu gituro. Ariko se mwavanye mu gituro? Hari imbaraga y'urupfu rwa Yesu iduhesha kubabarirwa ibyaha, ariko hari n'imbaraga y'umuzuko iduhereza kunesha no gutsinda. Ahari izo mbaraga zombi warazisogongeye. Wasogongeye ku mbaraga y'urupfu rwa Yesu, ya yindi yatumye igisambo kibabarirwa rwose. Ariko iyo mbaraga iyo umuntu ayakiriye agakomeza kubaho, iyo mbaraga nk'uko abatambyi bavuze ngo wamubeshya atarapfa, yavuze yuko azazuka, maze bajya gutegera Yesu ku muzuko. Nawe niho bagutegeye.
niyo mpamvu nabo wasabye imbabazi baravuze bati reka turebe kutazasubira. Bagutegeye ku muzuko. Nibyo urupfu rwa Yesu rwagize umumaro rwose. Urupfu rwa Yesu rwagoye kubabarirwa ibyaha, ariko hari umuzuko wa Yesu duhereza imbaraga yo gutsinda no kunesha icyaha. Ese iyo mbaraga barayisogongeye? Iyo mbaraga na Yesu yarabivuze, abatambyi barangije bamutega iminsi. Wowe urinde none batateze iminsi. Imana ishimwe yuko igihe cyageze, urupfu ntabwo rwaheranye Yesu, kubera yuko ikuzimu yagezeyo abura icyaha, ndetse no mu ijuru arazamuka asanga igitambo cye cyemewe. Ubu yicaye imbere y'intebe y'Imana, iburyo bw'Imana. None wowe nanjye ubwoba nibushire Yesu yavuye mu gituro. Aho njye sinkikirimo, ntabwo nkiri mu gituro, ntabwo nkiri mu gihe cy'umwijima, ntabwo ubutayu bunciye intege, kugeza igihe kigiye kugera narangiza nkicuza nka b'Abisirayeli ngo ese naviriye iki muri Egiputa? Ngo imitima yabo icogozwa n'urugendo. Twabyize mu gitondo, turabwirwa kwibabaza, kwibabariza imbere y'Imana. Naho abandi ngo ubwoba nibushire Yesu yavuye mu gituro. Nibyo yavuye mu gituro, ariko iryo ntabwo ari ijambo ryo kugira ubwirwe n'umuntu nkawe. Umuntu upfa akakubwira ngo ubwoba nibushire, kandi nawe waba ufite, akakubwira ngo ubwoba nibushire, nawe ahangayitse kuruta n'uko umeze. Uko ni ukwirema agatima hagati y'abantu n'abandi. Ariko iryo jambo rivuga ngo ubwoba nibushire, byagakwiye kuba byiza ari Imana iri kubwiye. Muri uko kwibabaza, kwibabariza imitima imbere y'Imana, Kristo akagusanga akaguhereza ikiganza akakubwira ati mwana wanjye, ubwoba nibushire navuye mu gituro. Ngo abantu bakwiriye kwinira, bakisuzuma mu mitima yabo. Wireba iby'inyuma bigaragara inyuma, iby'inyuma bibonwa n'abantu. Reba mu mutima, reba mu mutima, ngo mu mutima hataboneka Uwiteka uzahamenyesha ubwenge. Ni igihe cyo kwisuzuma, tukarenga ibyaha dukora bigaragara, tukareba ibyaha dukorera mu mitima, kuko nabyo bizaducira urubanza. Niyo mpamvu igihe turimo burya ni igihe gikomeye, aho benshi burya twagakwiye kuba tugeze ku rugero rwo kugira ngo byibuze tube twisuzuma umutima, ariko ntabwo twe ari aho tugeze. Abenshi turi ku ntambwe yo gusuzuma n'ibigaragarira n'abantu. Byaratunaniye. Byagendaga bite? Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23 mirongo 24 n'iyi ndashyize haravuga ngo bwira Abisirayeli uti mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye haberaho umunsi wo kuruhuka uwo kubibukisha, murangishe kuvuza amahembe, muteraneho guterana kwera. Hari igihe cyabaga mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere. Icyo byabaga ari igihe cyo kuvuza amahembe. Mbere y'844 amahembe yaravugijwe rwose. Amahembe aravuzwa, urusaku rwa mu gicuku ruraza, maze abantu bose babwirwa ibyo kwitegura umunsi w'impongano wagombaga gutangira mu 844. Abantu b'icyo gihe wakora kuko bari bameze. Imitima yabo yabaga ifite ubwoba, ngo ndetse babaga iteka bibaza mu mutima ngo ese twemewe n'Imana. Ngo wabumvaga kenshi mu dushyamba no mu mirima bazamura amasengesho baganya bataka mu mitima, babaza Uwiteka ko bemewe. Ngo iyo hagiraga igicu kibudika mu mitima yabo, ntabwo bashoboraga kuryama ngo basinzire, ngo baragendaga bagasenga kugeza igihe icyo gicu gikuweho. Twe twamenyereye igihe cy'umwijima. Umwijima tubuyemo igihe kirekire ku buryo umuco twarawibagiwe. Ntabwo umwijima ubudika ngo tumenye ko umwijima wanabuditse. Reka da. Ariko abobo, kubera yuko kubudika k'umwijima cyabaga ari ikintu cy'inzaduka. Buriya twikituba cy'inzaduka ni igihe umuntu yumva yasabanye n'Imana. Ariko bo igihe bumvaga batari gusabana n'Imana, cyabaga ari ikintu cy'inzaduka kibabuza kurya no gusinzira. Ariko twe ntabwo ari uko bimeze. Abo bantu
nuko amahembe yavuze bakayumva, ariko twe amahembe aravuga ntituyumva. Ayo mahembe yavugaga ku munsi wa mbere. Ku munsi wa 10 byagendaga biti ngo ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa karindwi, uwo munsi niwo turimo, watangiye mu 144 igihe Kristo yaravuye ahera agiye ahera cyane. Nicyo gihe umutambyi mukuru yabaga none agiye guhongerera ibyaha by'ubwoko bwose, byarangiza akinjira ahera cyane, hinjirwaga rimwe mu mwaka. Ngo ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa karindwi niwo munsi w'impongano, ujye ubabera uwo guterana kwera, mujye muwibabazaho imitima. Reka nkubwire nshuti yanjye, turi mu gihe cyo kugira ngo twibabazeho imitima. Mutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Ngo ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mwibabaza imitima, mujye muziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wako wa 10. Mwibabaza imitima. Kandi byajyanaga no kuyiriza ubusa. Icyabuze muri iyi minsi, cyangwa twanze kuba umufarisayo, twanze kuba wa mufarisayo ngo yiriza kabiri. Hari ibyo Yesu yavuze yuko bitakorwaho n'ikindi uretse kwiriza ubusa no gusenga. Ntabwo kwiriza ubusa rero ari iby'abafarisayo gusa, ahubwo n'abana b'Imana biriza ubusa, basenga kandi baniha, batakira Imana kubw'imitima yabo idatunganiye Imana. Maze Petero agiye kwandika kubw'ibyo byose biteye ubwoba, kandi koko biteye ubwoba, arandika ngo kandi ubwo mwambaza mu mwitaso, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze. Uwo twambaza tumwita data, data wa twese, akaba ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze. Ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mugenza mute mutinya, igihe umurimo w'urubanza rw'igenzura uzaba urangiye. Iherezo ry'abantu bose rizaba ryarafashweho umwanzuro, ryaba ari ubugingo cyangwa urupfu. Igihe cy'imbabazi kizarangira mbere ho hato yo kuboneka k'umwami wacu Yesu mu bicu byo mu ijuru. Mu byahishuwe ubwo Kristo yarebaga ibizaba icyo gihe, yaravuze ati, ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingorano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Igihe kiri hafi ngo iri tangazo ritangazwe, ngo tuzagumya tube mu mibereho yacu. Ntabwo iryo tangazo rizatangazwa ngo Kristo azataza uwo mwanya. Oya, ngo intungane n'abanyabyaha bazaba bakiri ku isi, bagifite imibereho yabo ipfa. Abantu bazaba bahinga. Nubona ugiye guhinga bigashoboka, ntabwo ari cyo gihamya yuko imbabazi z'Imana zikiriho. Bazaba bubaka. Nubona ucyubaka bigashoboka, ntabwo ari cyo gihamya cy'uko imbabazi z'Imana zikiriho. Bazaba barya kandi banywa, bose batazi ko umwanzuro uheruka kandi utavuguruzwa wamaze gufatirwa mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mbere y'uko umwuzure uba, Nowa amaze kwinjira mu nkuge, Imana yamukiringiranye mu nkuge, kandi abatubahaga Imana nabo bakingiranirwa hanze. Ntabwo imvura yahise igwa. Ngo ariko mu gihe cy'iminsi 7, murumva igihe byamaze iminsi 7, inkuge yarakinzwe. N'uwari wajya ku nkuge ku munsi wa 5 n'uwa 6 ntabwo ari gukingurirwa kandi imvura itaragwa. Uwari wagenda akagenda ku munsi wa 5, akagenda ku munsi wa 2, akagenda kuri uwo munsi wa mbere inkuge yamaze gufungwa, yari yahagera, yamara kuhagera yakomanga ntakingurirwe, yamara gukomanga ntakingurirwe, kandi akabona imvura ntiguye. Niko bizagenda. Arakomanga ntiyakingurirwa, kandi imvura itarimo kugwa, imvura itaraza. Icyo nicyo giteye abantu benshi kuraje zo gukora ibya muri iyi minsi. Birengagiza ko imbabazi zizarangira, zikarangira abantu bagakomeza gukora imibereho yabo. Niyo mpamvu ari ikintu runaka bimeze nk'abarindiriye yuko icyo kintu nikiba hari bazihana. Ntabwo ari uko bizagenda.
abategereje ibyo bimenyetso ntabyo muzabona. Hazashira iyo minsi 7. Ntabwo ari iminsi nko kubara, ntabwo mbazi iyo minsi, ntabwo mbizi. Ntabwo nzi igihe kirangira ry'imbabazi, ntabwo nzi ngo ni ryari, nawe ntuzi ngo ni ryari. Ariko mu gihe cy'iminsi 7 abantu batari bazi ko iherezo ryabo ryamaze gushyirwaho, bakomeje imibereho yabo yo kutagira icyo bitaho, gukunda ibinezeza ndetse no guhindura urw'amenyo imiburo yavugaga akaga kari kagiye kubageraho. Umukiza aravuga ati, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Nk'uko byari bimeze mu minsi yo kwa Nowa, niko no kuza k'Umwana w'umuntu bizaba. Imbabazi zizarangira, nizimara kurangira abantu bamara igihe runaka bariho, bajya gukomanga be gukingurirwa. Nibadakingurirwa hari bagire ngo ni ibisanzwe, bagire ngo ni intege nke zisanzwe, kumbe imbabazi zararangiye, abantu batagikizwa ngo bikunde. Uyu munsi abantu rwose kwihana bisa n'ibitakivugwa. Inkuru zivuga ubuhamya bw'abantu batanga ubuhamya bati turakize ntizikivugwa. Byaba biterwa n'iki? Byaba biterwa n'iki? Ngo ujya gupfa atangira guta ibitabapfu. Hari ubwo umuntu aba ari gusamba akaba atarashyira amakuka, ari gusohora akuka gakeya. Reka ako gakuka gakeya k'iyisi gasigaye, ako gahe gato gasigaye gakoreshe nk'uko kari. Ni bakeya bari gukira, ngo musenge guhunga kwanyu bitazaba mu gihe cy'imbeho. Ni igihe cy'imbeho aho umuntu asohoka hanze, yasohoka hanze akabona nta bandi bagenzi bahari, bityo nawe akisubirira mu nzu. Benshi baragerageza kwihana ariko bakabura bagenzi babo babakomeza, bakisubirira mu byaha byabo. Ako gahe duhawe, ako gahe gato duhawe tugakoresha uko kari, ngo niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Nk'uko umujura w'ijoro aza bucece ntawe umubona, niko bizaba no ku isaha iheruka izaranga iherezo rya buri wese, ndetse no gukurwaho guheruka kw'itangwa ry'imbabazi ku banyabyaha. Uyu munsi abantu bibereye mu binezeza by'isi. Abantu bareba ibyaduka bigenda biza byose, byisukiranya uko bikeye n'uko bwije, ibyo byose bakabyumva uyu munsi bikabashyushya imitima, ariko ejo barangiza bakisubirira rwose nk'uko bari bameze. Bakavuga bati nta kaga gahari, bati nta kibi kizaba, ariko iherezo rya byose riri rugufi. Iherezo rya byose riri hafi. Umwami wacu twategereje igihe kinini ari hafi kuza. Kristo wabaye ibyiringiro byacu kuva kera ari hafi kuza. Muvandimwe wikwemera yuko ubura ingororano kandi igihe kigeze. Turi ku rugabano rw'isi y'ahazaza. Tugeze nk'Abisirayeli bari bageze igihe barebaga Kanani imbere yabo. Wigira umutima utizera, wigira umutima utizera usubira inyuma, ukanga gutera intambwe ngo wambuke Yorodani. Uwiteka arahari ngo agufashe, Uwiteka arahari ngo akuyobore. Iby'isi bisigaye ni akamanyu k'umutsima. Twarebye mu gitondo yuko ngo uko ba Ellen White ngo bakomezaga kujya mbere, bagendaga ibintu babisiga, nyamara muri iyo nzira hari abandi bari inyuma batoragura. Ese ubu ni iki uri gutoragura noneho? Ni iki kigiye kugusigaza? Ni iyi mibereho uyu munsi uriho, ariko ukaba uzi neza yuko ejo ubasha kugenda? Niba hari igihe mu mitima y'abantu hakangaranye kubera impfu zitunguranye ziruka n'iyi minsi, nubishaka reba ku mastatasi y'abantu muziranye. Umunsi uziriza ukabona nta muntu wapostinze umuntu wapfuye, uzamenye yuko ibyo ndi kuvuga mbeshya. Hari n'upostinga 2 na 3, hari n'upostinga 4, abo bose akaba yarabazi. Icyo kikubwira iki? Cyangwa se nanjye kimbwira iki? Nyuma y'icyo gihe, igihe Kristo azaba amaze guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, hari ikindi gihe kizabaho. Icyo gihe kizaba ni igihe kimeze gite? Ngo Daniel 12:1 havuga iby'igihe cy'umubabaro muri aya magambo. Ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye azahaguruka. Ni ukuvuga uwo mutware ukomeye ni Kristo. Yesu azaba yarangije umurimo we wo gutakamba, yambuye imyenda y'ubutambyi, asohoke mu buturo bwera, maze yambara ikanzu ye y'ubwami. Ubuhanuzi bwinshi bwa Bibiliya buzaba bwarasohoye.
ivugabutumwa rizaba ryararangiye, ishungura no gushyirwaho ikimenyetso bizaba byarabaye, kandi imvura y'itumba izaba yarasutswe. Hanyuma mbona umukiza wakoraga umurimo we imbere y'isanduku irimo amategeko 10 ajugunya hasi itotero cye, maze arambura amaboko hejuru, arangurura mu ijwi rirenga aravuga ati birarangiye. Icyotero akijugunya hasi. Hari igihe amasengesho y'abera azahagarara, gutakamba kwa Kristo atakambira abanyabyaha kugahagarara. Niyo mpamvu uyu munsi kuko ari gutakamba biheruka, ari gutakamba biruta igihe yigeze atakamba icyo ari cyo cyose, ari gutakambira mu bibwirizwa by'ababwiriza bakwingingira gusanga Yesu, ari gutakambira mu byo ubona bikuzengurutse, ibiza bya hato na hato bibakuzengurutse, ni ijwi rya Yesu ritakamba riti mwana wanjye mu isi nta gisigaye. Ari hafi kuvuga ngo birarangiye, ubwo iryo hame rizaba rishize, ubwo abazaba baravuze ko bizera Kristo mu myaka yose yashize bazaba bamaze gusuzumwa no gushyirwa mu mwanya uyu n'uyu, nibwo nyine igihe cy'imbabazi kizarangira, maze urugi ruzahera ko rukingwe. Iyi nteruro imwe kandi ngufi ngo abari biteguye binjirana nawe mu nzu y'umukwe, maze urugi ruhera ko rurakingwa, iradushorera iducisha mu murimo uheruka wa Kristo, kugeza ubwo umurimo ukomeye wo gucungurwa k'umuntu uzarangira. Abari biteguye binjirana n'umukwe, abandi bakingiranirwa hanze. Ubwo Yesu yasohokaga ahera cyane, numvise inzogera zari ku myenda ye zijegera. Ubwo Yesu yasohokaga ahera cyane, yumvise inzogera zijegera, kandi igicu cyirabura kibundikira abaturage b'iyi si. Twatangiye kubona ibimenyetso by'icyo gicu, twatangiye kubona aho isi yose none itakifite ubwoba no gushishikazwa no gusenga, ahubwo ishishikajwe n'imibereho y'ibigiye kubaho. Ngo isi izagushwa igihumure n'ibyenda kubaho. Icyo gihe ni iki ngiki. Icyo gihe nta muhuza wari ukiriho hagati y'umuntu uciriweho iteka n'Imana yagomeye. Igihe cyose Yesu yari akiri hagati y'Imana n'umunyabyaha, mu bantu harimo kwihangana. Ariko igihe yari atakiri hagati y'umuntu na Data, kwihangana kose kwashyizeho, maze abanze kwihana barundukira munsi y'ubuyobozi bwa Satani. Ibi ntabwo biri kure, ibi ni ibintu biri hafi. Hitamo Yesu nonaha, hitamo Yesu uyu munsi, utazagambanira ubwoko bw'Imana. Uzabugambanira nawe ugambanira ubugingo bwawe, kandi uzaba uri gukora ibyo ngibyo igihe kiri hafi kurangira, n'ubundi ibyo uzaba urwanira ntabyo uzabona. Umutekano uzaba ushaka ntabwo uzabona. Uzashakira umutekano mu isi kuko wanze gushakira umutekano mu Mana mbere hose. Ba mu bwisho bw'isumba byose. Yesu araguhamagara, arakubwira ngo ngwino muri njye. Yatakambiye Yerusalemu ararira, ageze hararira ngo ni kangahe nshaka kukubundikira, nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo warangiza ntuhungire. Uko inkoko iba ishaka kubundikira imishwi yayo, niko ngo Yesu yashatse kubundikira Yerusalemu. Ariko Yerusalemu icyo gihe yaranze, na Yerusalemu y'uyu munsi yarabyanze. Wanze kuguma mu mababa y'Imana, wanze ko Yesu akubundikira kugira ngo akurindire umutekano wose, mu gihe abandi bo uyu munsi bariteguye ngo ubugingo bwabo bwishwe na Kristo mu Mana. Kristo namara kwerekanwa bazerekananwa n'uwo nguwo. Hisha ubugingo bwawe mu Mana. Emera ijwi ry'Imana rirarika, emera kurarika kw'Imana, maze ubugingo bwawe busharwe na Kristo. Ngo Yesu agisohoka mu buturo bwera, abatuye isi bose batwikirirwa n'umwijima. Muri icyo gihe giteye ubwoba, intungane zigomba kuba imbere y'Imana ikiranuka, hatakiriho umuhuza wo kubahuza n'Imana. Nguko kunesha guheruka. Hari impamvu uko umuntu azarushaho kuzamuka, igihe kigomba kubaho kikagera aho gukiranuka kwawe kubasha kubaho n'ubwo Kristo yabahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Ni igihe cyo gukiranuka umuntu adakeneye Kristo, ibibasha kuba icyaduka. Ni igihe cyo gukiranuka, ni igihe cyo kugira ngo umuntu agere ku rwego
noneho atagikeneye Kristo nk'umuhuza, ahubwo uwo muhuza avaho, maze yarangiza uwo muntu agakomeza kubaho, agakomeza kugira ukwizera, kandi umuhuza wahagurutse ngo ni intungane. Intungane zigomba kuba imbere y'Imana ikiranuka, Imana izireba, imbere y'amategeko y'Imana hatakiriho umuhuza, kuko bazaba batakica amategeko y'Imana. Nese ubundi bwo ku muhuza akenerwa kugira ngo ahongerere ibyaha byacu, icyo gihe azaba akeneye ngo bigende bite? Ibyaha byawe bizaba byari hamwe, byaricujijwe, byose byararangiye, abantu barahindutse intungane, atari ku bwoko bwa Kristo. Kristo azaba yararenze kubana nabo, ahubwo yarabaye muri bo. Nibyo yabwiye intumwa, arababwira ngo uwo mufasha azaza, ngo iki gihe uyu munsi abana namwe, ariko icyo gihe azaba muri mwe. Icyo gihe ntabwo muzaba mukimbwira ngo mbasabire data, ahubwo ngo icyo gihe namwe muzasaba data, kandi na data azabumva. Niba yarabibwiye intumwa se, intumwa zikaba yaragombaga kubibabwira zikiriho, ugira ngo twebwe noneho bigenda bite? Iyo ntabwo ari imibereho twategereza igihe cyo kurangira kw'imbabazi, ni imibereho y'uyu munsi, yuko Kristo agomba kurenga kugendana natwe, ahubwo akaba muri twe. Mu kuba muri twe nibwo noneho tutamukenera nko kugira ngo akomeze kuduhongerera ibyaha, ahubwo tumukenera kugira ngo noneho Kristo agume muri twe, abe muri twe, kuko ari muri twe tuzasaba data bitanyuze ahandi. Ngo kuko data bakunda nk'uko nanjye nkunda. Ni abantu Imana idatinya, idakorwa n'isoni zo kubita abana bayo. N'iyo itabibita, isi izabibita, izabona yuko ari abana b'Imana. N'abamarayika bazabareba, abantu bazajya mu ijuru, ntabwo ari ubuzima bazageramo ngo bubatungure, ahubwo ni ubuzima bazaba basanzwe barimo bamenyereye. Imana idufashe cyane, idufashe kuzaboneka muri uwo mugabane. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko niho duhamagarwa kugera. Ubukristo bw'ubunyantege nke rwose bukwiye kurangira. Ubukristo bwo gukomeza kubaho turi abana baramizwa amata bukwiye kurangira, tukabwirwa ibikomeye, tugabwirwa kubaho, yuko umuntu abasha kubaho atagikeneye ibyo kumutambirwa bya buri munsi, ahubwo Kristo akaba muri we kandi agatura muri we. Ni rwo rugero dusabwa kugeraho. Nuko intungane zapfuye rwose, umva, barahuye n'Imana. Ubwoko bw'Imana ntibuzabura kugerwaho n'umubabaro, ariko ubwo bazaba bareganwa kandi bababazwa, igihe bazaba bamburwa ibyabo kandi bicwa n'inzara, ntabwo Imana izabahana ngo bashyireho. Iyo Mana yarinze Eliya, ntabwo izirengagiza abana bayo bayiyeguriye. Ubwo abo bana b'Imana hazaba hari ikibazo gikomeye cy'uko none igihe kiri hafi kugira ngo leta zose z'isi zizi ibyago byose biba ku isi, bavuge ngo nabo babitera, bizashyirwa ku bana b'Imana. Abo bana b'Imana ngo ikizaba kibasigariye ni uko bazahungira mu mashyamba no mu bihanamanga, no Kristo azabasanga. Ariko abandi ngo baracyategereje muri Yerusalemu. Hari igihe cyo kuba muri Yerusalemu n'igihe cyo kugitera, bakajya ku misozi. Iyo Mana yarinze Eliya ntabwo izirengagiza abana bayiyeguriye. Imenya umubare w'imisatsi iri ku mitwe yabo, izabarinda, kandi no mu bihe by'inzara bazahazwa. Igihe ababi bazaba bicwa n'inzara n'ibyorezo, abamarayika bazaba bite ku bakiranutsi, babaha icyo bakennye cyose. Ugenda mu butungane yahawe isezerano ngo ibitare ntamenwa bizamubera ubuhungiro, azahorana ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Abakene n'abatindi bashakashaka amazi ntibayabone, dore bishwe n'inyota, nyamara njyewe Uwiteka uhoraho nzabagoboka. Njyewe Imana ya Isirayeli sinzabatererana. Nyamara kandi naho umutini utatoha, n'inzabibu ntizere imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashyira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimira Uwiteka, nkanezerezwa mu nama y'agakiza kanjye. Uyu munsi reka Uwiteka akore ku mirimo urebe uko bikugendekera.
reka akore ku ntama urebe uko ubura umwuka neza ubuzima bugahagarara, ihungabana rikaba ryinshi kuko akoze ku ntama n'imirima, maze ngo amashyi akabura mu biraro. Nta kabuza ngo nta kizambuza kwishimira Uwiteka Imana yanjye. Niko bimeze. Ijisho ry'Imana rihora rireba ibihe byose akaga abantu bayo bagiye bahura nako ubwo ububasha bwo ku isi buzaba bubahagurukiye. Nk'abari mu buhungiro bazaba bafite ubwoba bwo kwicwa n'inzara cyangwa kwicwa urubozo. Nyamara nyir'ubutungane waciye inzira mu nyanja itukura mu maso y'Abisirayeli azagaragaza imbaraga ze zikomeye abakure mu bubata. Uhoraho Nyiringabo aravuga ati, abo bazaba banjye bwite ku munsi ntegura. Nzabagirira impuhwe nk'uko umubyeyi azigirira umwana w'umukorera. Ni amasezerano y'Uwiteka. Uwihisha muri Kristo uyu munsi, wemera kubana na Kristo uyu munsi, iri ni isezerano ryiwe. Ndakurarikira mwene data kugira ngo njye nawe ubwo ibi biri hafi kugira ngo bisohore, ubwo ibi biri hafi kugira ngo tubiboneshe amaso, gusohora kwabyo bizadusange mu mwanya muzima. Ndakwinginga kugira ngo uyu munsi uve ku bukristo, bwa bukristo bw'amarangamutima, ujye mu bukristo bw'umusabano ugirana na Kristo koko. Ntabwo ari byo wimvamo, ahubwo ubukristo ni imibereho idatandukana na Kristo by'iteka ryose. Amagambo asoza. Inama zigirwa itorero, paje 77. Ngo Yesu ntiyakuretse ngo utungurwe n'amakuba n'ibyago. Oya rwose, ntabwo yakuretse ngo amakuba n'ibyago bigutungure. Yamaze kukubwira ibyabyo byose, kandi yakubwiye yuko utazagwa ngo ugire icyuba amakuba natera. Reba Yesu umucunguzi wawe maze ugubwe neza kandi wishime. Reba Yesu umucunguzi wawe maze ugubwe neza kandi wishime. Yesu arakurarikira kugira ngo wongere wubure amaso muhuza amaso. Ahari umaze igihe kirekire cyane uko guhuzana amaso na Kristo waragutaye. Umaze igihe kirekire cyane uwo musabano hagati yawe na Kristo warawutaye. Ntabwo ukibuka uheruka inzira muki. Biheruka kera cyane. Ariko uyu munsi nanone Kristo arakubwira ngo subiza mu nzira, subira muri ya nzira nanone. Ongera uzamura amaso urebe umucunguzi wawe. Itegereze Kristo n'urukundo rwe. Reba ibyo yagukoreye byose mu gihe cyashize maze wizere. Ngiki cy'Abisirayeli bavuze. Imana yadukoreye ibintu byinshi biduhamiriza yuko urugendo ruri imbere rushoboka. Hari ibyo yaducishijemo biruta uyu munsi. Ntabwo Imana yitwara ku munyabyaha nk'umuciraho iteka. Iteka ryose bifite imbabazi nyinshi, ndetse ngo n'umuntu wa nyuma azarimbuka amarira ya Yesu akiri menshi. Kuko yakuguze amaraso. Uzabone ntabwo uzamwirukana. Nubwo waba warakoze ibyaha bingana bite, Uwiteka arakwakira. Nkunda gutanga icyitegererezo cyerekana imbabazi z'Imana ko bita Manase. Umwami Manase mwese muramuzi, ni umwami wabayeho imibereho yo kugomera Imana kugeza igihe ngo yajyaga gushaka ibyaha mu bapagani, ngo agashaka ikintu yakora kugira arakaze Uwiteka. Yakoze ibyaha arangije abona yuko yagize kaminuza mu gukora ibyaha. Abona yuko yagize metirize na PhD. Arangije ajya gushakisha ibyaha by'ahandi ngo akajya mu banyamahanga, kugeza igihe ngo noneho ngo nawe yanyujije abana be mu muriro nk'uko abanyamahanga babigenzaga. Igihe Yesaya yazaga aganura, Manase niwe wishe Yesaya. Yesaya yirutse arahungira mu giti. Manase arangije aragenda aravuga ngo mukate. Barakata igiti baragihwanya, maze igihimba kijya ukwacyo n'icyo hasi kijya ukwacyo. Yarenganyije ubwoko bw'Imana. Ariko nubwo warenganya ubwoko bw'Imana ntabwo waba nka Pawulo. Pawulo ngo nasazwaga n'ishyaka ryo kugira ngende babice. Ndetse n'igihe Kristo yamusangaga, yamusanze ari ku murimo, ari gukorera Satani. Ariko Kristo mu mbabazi nyinshi ati, Sawuli Sawuli urandenganyiriza iki? Ntabwo Kristo yari afite amaboko mato yahita akumbanya Pawulo ibya Pawulo bikarangira.
niyo mpamvu nawe Imana ntabwo yaje ngo muri ibyo byaha uri gukora bya buri munsi igutungurira aho ngaho nurangiza upfe. Ntabwo Imana ari Imana ifatira umuntu mu cyuho, ahubwo yarakwihanganiye kureka. Wikwibwira yuko ihwanye nawe, wikwibwira yuko ari kuhwanye nawe. Yarakuretse, ariko uyu munsi irakurarika none, irakubwira ngo mwana wanjye, igihe kirahagije, ibyo wakoze birahagije, reka ubishyireho umusozo, reka birangire. Manase nubwo yari yarakoze ibyaha bingana bite, ngo ariko igihe cyarageze ajyanwa i Babuloni. Igihe yageraga i Babuloni ngo arangije aratakamba aravuga ati Mana data, Mana y'abasogokuruza, Mana ya Dawidi. Yayirengagije mu gihe cy'amahoro, ayitabaje mu gihe cy'akaga. Ariko uburyo Imana yacu ari nziza, nubwo twayifata uko nguko ntabwo Imana itwanga. Ngo Imana irangije iramubabarira, imaze kumubabarira imugarura mu gihugu cye amahoro. Nuko byagenze, imugarura muri Yerusalemu. Manase amaze kwihana araza, nubwo ataragifite ubushobozi bwo kugira ngo ibyo yangije azabitunganye, ariko Imana iravuga iti byibuze nubwo hari benshi waje rwose ugatuma bazarimbuka, ariko wowe ubugingo bwawe bubone. Niko byagenze kuri Salomo. Salomo yujuje muri Isirayeli ibigirwamana, abantu basenga ibigirwamana rwose, ariko Imana ntiyaza ngo imuhore ba bandi barimbutse ku bwe. Iravuga iti nubwo benshi babuze ubugingo ku bwawe, ariko ubugingo bwawe ni ubw'agaciro. Nta bugingo buba ubw'agaciro gake mu maso y'Imana. Niyo mpamvu Yesu atigeze yikenga kugenda no mu basazi, agenda mu mashyamba ngo agahura n'umuntu watewe n'abadayimoni. Abadayimoni bakavugira muri uwo muntu bati uje gukora iki? Uje kuturimbura. N'ababuze ababavuganira, ntabwo ijisho ry'Imana ryigeze ribareba ngo riburenze amaso, ahubwo ubugingo bwabo bwabaye ubw'agaciro. Nawe ubugingo bwawe ni ubw'agaciro. Ntabwo kurimbuka kwawe bibuze icyo bibwira Imana. Kurimbuka kwawe bibabaje Imana. Gukira kwawe ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye, kandi uwo munyabyaha ni wowe ahari ubasha kuba ufite ubwoba uyu munsi uvuga ngo nasanga Imana nte, ngo ariko umunsi wakwihana mu ijuru barara bakoze igitaramo. Ikikwereka uburyo mu ijuru burya bafite amatsiko yo kuvuga ngo ese runaka koko, bari gushyugumbwa bavuga bati kuki uriya muntu koko, uriya muntu yakumvisha ari amagambo y'Imana, uriya muntu yakumvisha ijambo ry'Imana yarangiza akihana koko. Nguko uko mu ijuru baba bameze, baragutegereje uyu munsi. Reka nkwinginge mwene data, ubwo tugiye gusoza umurimo w'Imana wo guhagarara muri wowe, ahubwo ijambo ry'Imana rigume muri wowe, rigume rifite imbaraga. Imana igume ikwibutsa, nanjye igume inyibutsa, kugira ngo ahari igihe cyo kugenerwa nikigera, igihe cyo kugira amareka agenera abandi nikigera, nanjye nsangwe nujuje ibyangombwa byo kugendererwa. Imana ikivuga iravuga ngo umutima wawe jya imbere y'Imana ntacyo wisigiye. Abenshi bagenda imbere y'Imana baravuze ngo nukora kuri kiriya sinzabyemera. Niyo mpamvu abenshi badakizwa. Niyo mpamvu imbabazi z'Imana zimeze nk'izabuze, atari Imana idashaka kuzitanga, ahubwo abantu bajya imbere y'Imana bavuga ngo ndemera kiriya na kiriya, ariko iki sinkemere. Genda imbere y'Imana wihaye byose. Genda ubwira Uwiteka uti Uwiteka, mbwira uko mbigenza, ndemeye, ndatsinzwe, manitse amaboko, Uwiteka ngirira neza. Imana ihire buri wese, kandi nshimye buri wese waje agatanga umwanya we kugira ngo tubane, kugira ngo Imana izamuhe umugisha. Imana izamuhe umugisha rwose. Aye kuba amagambo yo mu isi, ahubwo twese tuzahurire mu gitondo cy'umuzuko, tuzahurire hahandi. Twaba twarasinziriye, twaba tukiriho, tuzahurire mu ijuru, maze niturangiza tuganire uburyo ayo magambo y'Imana yatugira umumaro. Nta kindi nabifuriza uretse ijuru, nibyo mbifuriza, ndetse nanjye nifuriza mu izina rya Yesu.